Yes. See the meat. Onye mukobwa ufite inaraririye. See the meat. Hey. Ako kandi kari muri envelope. Gashireho aho nako. Tampaye nka data. Ariko birahumura ko. Sheri we. Ladies and gentlemen, mwongeye kwirirwa abakunzi bacu. Uyu munsi ni dimanche ku cyumweru. Rero turabifuriza icyumweru cyiza. N'amahoro y'Imana kandi akomeze kubana namwe. Uyu munsi nubwo muri kundeba hano n'umukobwa wanjye murabona nyine twavuye mu rugo nyine twagiye gutemberera ahantu mu kanya n'agafanta ko kunywa karaba kaje. Ubu rero twatembereje Teresi wacu murabibona asigaye ameze neza yarakize n'ibyo gushimira Imana arabyina twagiye umunyenga. Urabona rero ibintu akunda. Rero narindi kumwihera akanyenga na mama we mu kanya muraza kumubona. Mbese turagenda dusimburanya Teresi narindi kumuha akanyenga tukatagukika Teresi ubu we wakagiye hepfo hariya hepfo kure gira hepfo Teresi hano hari akanyenga none se shofi kudafata naha shoferi rwose ari manzara zigenda Dimo Wedo umunyenga wa Teresi n'uyu nguyu nta wundi turi kumwumvisha umunyenga. Hano hari akantu yambaye ku kuboko gira hino bakabereka neza. Aka kantu Teresi yambaye kano ni akantu k'agasaro kavuye muri Made in Rwanda. Aka rero ni umuntu tujya muri Expo wari wamukunze cyane arakamugurira yamukunze cyane hano ko ni n'akantu kamukwiriye rwose kameze neza gafite amasara adasanzwe akorerwa aho nabambareshye. Ukanya rero uraza kubona na madamu ntimugire ngo namusohokanye wenyine Teresi. Uraza kubona na madamu ari kuri rashaka rero dukomeze kumahanga n'ubere kuzuba. Nde utuje cy'umunyenga Urora barebe ubu rero kanururutse ikinyabiziga cyacu Teresi aparika tangiye kubyina none. Mu kanya rero muri bubone na mama we nawe arimo tugiye gutumiza agafanta kugira ngo tugire akantu dufata ntabwo twakwicara nta kintu turi kunywa ubundi weekend ikomeze kumera neza. Shimira rero umuntu wese umaze gukora subscribe kandi namwe n'abatarayikora namwe tubaha ikaze kuri YouTube channel yacu ya Shakira na Alexandre. Dusuza inshuti zacu abarundi abari mu bihugu byo hanze mama Nesi salamu alaykum turagushuje cyane umubyeyi mwiza umumama mwiza uzi urukundo utapfa gusanga ahandi. Rero nawe Imana igumugisha uri hose Alice JP nawe ntago duherukana nabanza nta na commentaire yawe duheruka muheruka kuyibona ariko byashoboka. Abakunzi bacu muri hose rero turabashubuje tubifuriza icyumweru cyiza. Ubwo rero turasubira ariko Teresi ayibasha yamurisha bidasha hano ku Teresi ari kumunyenga yakunze sha hano ni muzuba twigire hano hirya y'izuba. Rero tugiye kuba twica ahantu izuba ritari turuhuka ariko hagati aho nanone na mama Teresi nawe yaza mukamubona akamusuhuza. Wewe wagiye ugasuhuza abakunzi bacu mbona
kari kugaragara sha. Hello. Karagara sha. Mezute. Ariko iyi famiye murayibona gute? Nuko ko iyi famiye mwayisengeye nk'ubu. Umunsi izaba ifite amafaranga noneho bizaba bimeze bite? Bakozi bacu. Mwimagine umunsi tuzaba dufite amafaranga. Ariko turasenga Imana kugira tuzagira amafaranga natwe tube tumeze neza. Tutembera na Kateresire baheba we uzi ko n'iki gikara kirimo we ese kuki muri gutukura cyane mwe noneho bavuga ko itukuza noneho ntawe uzabukira bazadukubita ariko breke mbabwira ngo abakunzi bacu yari inkumi yacu iri kurya umunyenga Kateresire ko ubaye karume kandi waje wishimye se apa seka ariko abakunzi bacu ko kuzira guseka seka guys umukobwa wacu ari seriye cyane ariko sigaye utinya kamera sha ariko hari igihe nyine kigera to amaye nka data karabaye arabyi ibintu ko yifishira bodo agaseka rero nyine sinanga kubona ariko nanjye narindi nyuma ya kamera njya ruri kubafata by the way Patricia yadusohokanye agiye kutugura agafanta sinzi nimba hano mu mugore gucamo na cya kintu gikomeye ntabwo igiki tukuzanira amabuye se bakacanga turashaka ahantu batetse akawunga ukanyuze mu muhogo akawunga se abakozi bacu rero nanjye ndabasuhuje mwese aho muri Imana ikomeze ibarinde baho umugisha kandi nkomeza mbifuriza amahoro y'Imana akomeze abane namwe uyu munsi ni ku cyumweru ni umunsi mwiza w'ibyishimo twagiye gusenga twavuyeyo rero nibwo tuvuze ati ntabwo twaguma mu rugo reka dusohoke turebe naho nyine biba byabereye niko gusohoka n'umukobwa wacu umeze neza nta kibazo na gito afite nanone nkomeza nshimira cyane abakoze subscribe umuntu w'agaciro kuri twe baba mama bose abarundi bose ndabasuhuje mama Nesi Imana ikomeze guha umugisha aho uri yewe abakunzi bacu rero murabona turi ahantu heza cyane rwose namwe amaso arabaha nabona ndi mu busitani rwose abwa bundi bwo muri Edeni niho nigiriye ubusitani bwumye se ugendegire muri Edeni kabaye je na Tracy ubu turi muri Edeni rwose Edeni yacu ni ubusitani bwumye rero uyu munsi nyine ni weekend kandi irakomeza weekend nagirangira ku gatandatu gusa no ku cyumweru bikomeza ubu rero natwe turi muri weekend twasohotse ngo tante nacu ngo tari kumwe ariko hari wenda ari kwita mu rugo hari comment nigize kubona ubushize bavuga ngo tantine nawe ngo ageza tujye tujyana ariko hari wenda bari maritaho mu rugo kandi kujyana twajyana ariko none kubera ko we yanze nyine kujya kuri kamera kandi wenda ntabwo bikunda nyine sino kubikunda ni wowe bashobora kugeramo ikibazo wabo ati umwana wacu nibi rero twanze kwirinda ibibazo kuko n'ubundi ni ya famiye ejo bundi ashobora kugira ahandi ajya wenda ashobora no gusubira iwabo gusa n'ubundi rero kugira ngo ujye gufata umwana w'abandi mushyire kuri kamera n'undi wenda hari igihe gishobora kuzajya ntimuzahorane ariko wenda hari igihe ashobora kuzabyemera wenda akagaragara ntawamenya bakunzi bacu rero mbabwira iki we murabona nyine ndi ahantu heza nishimye umutima wanjye uranyuzwe nishimye Tracy hano bamuhaye Imana ko ndebe uri kwigira yirirwa yikuramo Tracy uyirya ntabwo bayirya barayambara mwana wa barayambara dore agize umujinya rero yego mana nyoye ninuze yose rero ubwo twakomezanya ahandi twaba tugiye kwerekeza ariko njyewe ntaho tugiye kwerekeza ngiye kujya ku muhanda mazanira agafanta byo kwerekeza murerekeza he ubwo uri kumva ahantu hari akabari hahiye urwo niho mushaka kujya reka umva hano ahantu ukamenyera utubari ntabwo ari twiza abana banjye ahantu ndi hafi yaho nyine muri kumva imiziki ubwo ndi kumva ni weekend ndi kumva nanjye najyayo ariko bakunzi bacu rero kubera ko turi twenyine muri bugende mutubona mu byiciro mu kanya hagaragare kanaka mu kanya hagaragare cyakora Teresi we murakomeza mumubone cyane kuko we nta kintu na kimwe yadufasha mu bintu byerekeranye na kamera
sibyo rata Terese hari ikintu wadufasha Terese cyangwa mukajya uri bugaragare mu bice byose ubundi guys kunzi bacu rero ubu ngubu mu kanya gato ipaki ya mama Terese irahageze none kugira ngo ayifate ayifungure mwese mureba nawe ntagaze ikintu kirimo harimo ngo icyo kunywa baretse babaretse sako ndo ufite ubwira ko ndo uri kwiruka ese si yanjye nyine ya kubwibyo rero hari ubundi imbere yajyaga nywa fanta tuza kujyana ahantu abona ikintu bita panasha ngo ubwo yarazi ko ari inzoga atinya kuyinywa abantu wabipanasha ntago ari inzoga niyo abarokora ibinywera ni nka fanta n'ubundi ariko yayinyweyeho rimwe ubu nta kindi iyo tugiye ahantu munzaniye ka panasha nasanze karyo hari nyine ubwo rero nafate ipaki ayipfundure abereke ubundi arebe ibirimo dufatanye bereke Ira buri kintu twerekeye iyo ni aparasha ye umva noneho karakonje mana ya konje kubinagara ni aparasha yiwe bebe siko ni konje nawe ahubwo rero tuyikenera tuni ibiki se kandi hasi birarangiye se nta kintu gisigayemo kiri zamura byose aha ayo niyo mapaki ya mama Tracy kintu wadufasha rero fata iyo envelope niba ushaka kuyisature ishyire ku bibero byawe birangiye amavuta hoye kandi envelope uyishyiraho nyine kujya watese ushaka ushyire hasi oya byajya hasi byajya hasi hasi se gute kandi hariho envelope nereke hano nereke hano shyiraho ntaribyo beretse nzane kano gatebe cyangwa kazana nawe bishyire kuri nuzura bitwara byose iyo birambika kuri envelope hariya Yesu wanje byahumuye we ibi bitereke hano se wabimushyize ku bibero n'ubundi ko cyayo ntebe ko ari nini urajya kugira cyabo baretse nkwereke urumva reka nzane ntuza akameza karahari se ndi gutera akameza ya guys beretse okay ya rero twari duhunze izuba mubona ko duhinduye location twari turi ntago ubu ngubu ariho turi izuba ridusanze aho twari turira twirukana ariko nanone mama Nesi nafungure kado yiwe undebera icyakagira mama Teresa mama Nesi ntiyacira gukunda ari muze ngukize narabona izi aziyagira gute kavuga mama Nesi nawe unyumvire nusakukire bashiraza gusa ndavuze ngo ngukiye mama Nesi nafungure kado yiwe ndapfuye rero ariko mama Nesi mama Teresa ndu byose ni kimwe no bicanga umuntu akagira rero mubane nawe mama Teresa rero murebe icyakagira dore yapanashana yegejeje mu gihe twari turi kwimuka turi kuvaho izuba kunzi bacu ikigali ari izuba pe ndebe ese washyize hasi ugahamburira ku iyo ntuzi yes see the meat onye umukobwa ufite inaraririye see the meat hey ako kandi kari muri envelope se gashyireho aho nako cyamaye nka data ariko birahumura ko sheri we uyu mudamu reka b'inzobe kafatisha ndebera Teresa se ko ndamiza amaritiro Teresa nta rusenda rurimo se nyumvira we nta rusenda rurimo uwumuhaye akaraye agahugiraho imana wumve wenda bizu
imvura kandi ari amahirwe yacu. uyu ngo ngiye mu Buruseli. Sheri urakoze cyane ni ukuri pe. Shaka intuza. Naho kabote. Akandi karimo. Oya naho. Ukoresha igiti, ukoresha igiti. Shaka akarayi kameze neza ugaheterese abagahugiraho. Kuri kubona ukuntu ari guhekenya dodo. Amazi yuzuye akanwa reka yego ko mana yanjye. Kumuhaye runini mwa. Kundeba bigerekeranye se. Muhako. Reba ko nta ntuzo ziriho, nta bitunguru. Bikureho. Ibyo ndabinagana ku ruhande n'ibiki. Kureho ibintu byatuma bigira. Yego umwana ugira amerwe we. Hari kumiragura. Yewe we. Anyumvira ra. Uyu mugore ra. Reba shuka bizumi. Zuminga se ntibiri kugaragara. Nje kumva bitari kuzamo neza. Birahumura. Ese iyo sosisi ireshya gutyo urayimara? Umva. Sinzi nanjye. Ntimubone impamvu njye ntagaragara imbere ya kamera. Abagabo twitangira abagore. Abagore bakora akazi gakomeye, niyo mpamvu abagabo twemera tukitanga. Kandi buriya kugira umugore asa neza umugabo agomba kwitanga. Ubwo utitanze nyine ntakundi. Ariko nanjye aho ndi nyuma ya kamera mfite akantu ndi kunywa nkaberetse mwanseka. Yewe sha. Ubu narya nyine nkabona asa arahagara ntagahagura mu. Ntago umuntu yahaga. Nanjye wangora haga nsigire. Reba umukobwa hera ku ruhande do. Ewe sha ndabagurisha. Ari kubaga ikirayi nabi. Kimereye nabi. Se ko ataragira abasha kuyinyama we umunsi azaziga noneho. Cyamaye nka data. We Teresa. We. Icyo kirayi ko ndebe ukirukanyisha ufite ubwoba ko bishira. Nukuri biraryoshe pe. Nani amaso ari kuba. Se sho wamvuniye kwa gasosi ariko buretse. Biriho amavuta menshi ndabi. Ariko wagira aya. Wafata byashoboka ariko simbizi neza rero nariye. Nafata? Wafata ntuza. Jomba uretse se nkwereka ujombera. Nta wifata intuze ebyiri. Fata ku kabuno kayo. Jombera hepfo. Aya, aho. Jomba ntushwanye. Yego mana wa mafuta. Yego ko. Nese nibishyushye nyine yishyushye rege bayabaye intuze. Yego. Ubwo bayishyuhije cyane. Rege ibi kubera ko ari ingurube rega. Abari amavuta gusa. Uri kurisha igiti rero wampereza ku kantuza kariho ku ruhande. Abari kumfatisha. Gusa umva ibihumura neza koko. None wanyigereye. Mpereza. Asose ko bagahumura neza. Hagiga ngo ntago ujye gasoso. Ntago nanyirye. Wishyizemo ngo umusiramu ngo ntiwajye ingurube. Kabenzi ndakariye ko soso. Ko bayishyuje cyane barakabya. Bayishyushye cyane. Babaye nk'amazi. Ari kuvuga umunwa gusa kabaye. Kubyatse ngo papa twita. Yaga nta kindi mvunikira sha. Nta kindi mvunikira. Kashu. Uzimana impaye ubushobozi. Hagira amafaranga. Twabaho neza. Sha. Rega twavuye kure mwana. Iyo ntekereje turi kwa muganga. Mbona ko rwose byanze rwose ibintu byanze. Noneho bakuvuniramo urushingeho naravuze. Ubundi imbere cya gihe wenda tujya kubyara bwo tujya kubyara aho ahantu byari bikomeye kubagwa buriya kubagwa abantu bari bitinya. Uzi kumva ngo umuntu wagiye kubagwa inshuro kera kuva na kera iyo twumva ngo umuntu agiye kubagwa
twagiraga ubwoba kuko abantu benshi ku iseta barahagwaga. Rero n'ubundi abenshi barahaga bakimwe ngo bagiye kubaga bitewe n'ukuntu njye nabonaga wari umeze, numvise ko ariho nduhutse pe, ariko nanone nsigara mfite ubwoba. Gusigara mfite ubwoba rero reka nkubwire ku kintu cyatumye nihagararaho. amazi se kandi wibeshya abantu. Ikintu cyatumye nihagararaho rero bajya kukubaga, bamaze gufata umwanzuro, numvise ndi gutitira mfite ubwoba. Nabaye ntabwo nakwicara ngo ntegereze igihe baza kumbwira ngo amakuru ngo ntajya, kuko urabizi umuntu yagiye kubagwa nako ntabwo twari tubizi, twabimenye ubwo kuko bakujyanye mu ma saa 5 gutyo z'ijoro, bo baraza bakakumenyesha gusa, nta nubwo baza kukumenyesha kereka ari wowe ushiritse ubuto ukajya kwibariza. Ubundi nyine hoye kereka ari njyewe ukurwaje, ubundi wagiye kubagwa ubwo ufite amasaha ugomba kumaramo kuko ikinya kiba kitaragushiramo. Rero ujya hari icyumba cyo kuruhukira, ubwo nuko ngo niba bakujyanye kubagwa bakurekura ari uko ikinya cyagushizemo neza, kandi ntago byanga bikunze bakurekura hashize nk'amasaha agira muri 5 gutyo cya 6. Numva niba bari bakurekuye barakujyanye saa 5 n'undi bwari kurinda bucya nta makuru ndamenye. Ariko hari umuntu wari uhamenyereye we arambwira ati wowe niba bamujyanye isaha izi nizi, yabimbwiye ari mu masaha 7 ati byanga bikunze bagize nawe ndebe ureba nk'umuntu ubonye umuntu urabeshya hoya nawe nyine. Byanga bikunze bamaze kumubaga, niko umuntu yambwiye ati byanga bikunze barabyarangiye mu buruhukiro. Ati nimba uzambwiye arizo bamujyaniye ati tujye kubaza, anjyana ahantu ntari nazi, turakomanga tuhasanga umukobwa icyo gihe yari yanasinziriye. Navuga ati murashaka iki? Ati hari umudamu waje kubagwa hano witwa kanaka. Ati icyo gihe batweretse bati se murashaka iki ko tutamuhaye amasaha? Ati turashaka byura tukureye umwana. Ati yabyaye iki? Hari mu gitabo ati kanaka ati yabyaye umukobwa. Ati se mwatwereka umwana basi azana umwana arakazana arakanyereka, ndakareba wenda wese nyina ameze neza nise ntago namureba ati ntago byemeye mpaya data. Avuga na ahantu nyina ari atavuga atatwumva aho hana ari bameze we, aho uzi kubura kwa muganga ashobora gutubura umwana utari wawe bibaye ngombwa. Wo nare bamutuzana se warumvaga? Ntago numvaga kwara nari nyine ubusa akabanyeretse yo kabatariko. Gusa hari bitaro navuze amazina banzanira umwana ne baramukwira iruhande rwa simbizi we ntitwakubonye. Huya betwa icyuma cyo kuruca mutwe turimo turi babiri. Ase wariye ntago ushobora kuvuga iyo turi mu rugo urumva. Nese mwana uzigiye bamujyaniye urakize. Kuko muganga nambajije ngo yavukanye ibiro bingahe, sibyo? Sinjya kwibwiriye. Utamva ko nyine meze neza. Oya muganga se ko ari wabimbwiye imbere we yarakubajije koko we numvise akajwe uri ahantu mu mari. Nambajije umva ndi mucinya umubiri wose. Sibye nyine. Okay, aho hantu rero aho niho nkimara kukumva nibwo natuje. Nako narindi kukubwira ukuntu nyine byagenze bakimara kuvuga ngo bagiye kubaga. Yabuze umutima warandiye ntangira gutitira numva ngiye no kurira. Ese nsohoka ninjoro kwa muganga, ndasohoka ndagurukanya gushaka ahantu ngura inzoga. Mujyubire uzi urugendo nakoze nakoze urugendo mbura akabari gafunguye kuko hari Kacyiru ku bitaro bya Kacyiru kuyoza ubona saa 5 hari mu hafi saa 6 uko kujya uzabona ahantu hari akabari kababonamo inzoga nk'iyo nashaka giye nyine za makeye nikabaho nama VIP gusa nazenze umuhanda nabari ni hahandi. N'ubundi abantu bari bambwiye ati kuba mujyanye kumubaga uzamuntu ejo mu masaa 4 gutyo za mu gitondo. Abana ntago nabona ibitotsi ntaramenya amakuru. Shanagiye ngura icyuma ndaza ndagikubita, ariko nimbeho yari hari nawe urabizi yari ikaze. Ndagikubita ndakiritura urabona Teresi ko yahaze ikirayi noneho atangiye kugijombamo intoki yakisize ku mazuru ahantu hose yakibyinagiye. Ariko sha we uri kunsesagurira abantu yo bahaje
debira utangira ukabyisiga ariko ukuntu nabonaga amerwe yari afite yenda kugwa noneho rero wenda ahubwo ibyo byararangiye mbona barakuzanye kurwana n'akana kuko wowe ntabwo waremerewe kunyeganyega akana kaza ari agahinja karukagura kari kuruka ayoberwa ibyo ari byo kavuga nti karaducitse birarangiye ni ubwa mbere mbonye agahinja mu buzima bwanjye niyo natubonaga ahantu uduhinja tukivuka navuga nti ngeri ndashaka umugore akabyara nzashaka ahantu njya ku bigo nzagaruka umwana yarashize ubuhinja no ibyo nari narishyizemo ntangira gusabwa kwambika pampa uruhinja barama ngo ukuntu ruhanagura ngo ugura ranjeti ngo ukarahanagura umubiri kuko kwa muganga ntabwo baba bamuhanaguye neza abakiriho ibintu bimeze nk'umweru bimeze nk'ibivuta atushaka ukuntu muhanagura abandi nari ukuntu kangana nk'inyoni ndapfuye pampa kuyimwambika birancanga tu noneho mubwira n'ikintu mama wawe na mukuru wawe baraje wabyaye kandi wabize umukuru wabyaye kabiri mama wawe inshuro abyaye sinziza ariko urumva n'abantu babyumvireho ndabasaba nti mumbare munyereke ukuntu bambika umubyeyi batashwe ibyo ntabwo tubizi mama wakubebere kamubwire kuri mama ni uwa kera batwambikaga amaranje ibitambaro nyine none mukuru wawe ni uwa kera nawe none se ntafite umwana ufite nk'imyaka 3 hafi mubwiye ibyo kuba kwandika pampa bose barasimbuka nabandi ndapfuye ndarwaza ndiyeranja nk'umuntu w'umugabo nyimwambika uko mbonye nza kubona umuntu bisobanukiye ndamubaza araza aranyereka nsanga nayicuritse mwambitse nyicuritse hari utuntu kuri pampa tuba ku ruhande tumeze nka elastique womekaho nyine ugenda ufatishaho nge naraziritse ntabwo ibyo nari mbizi cyakora nyine nabyo narizi urunyumvira rero inka ebyiri zahuriye ku mwana kubw'amahirwe tumbona baranyigishije menya kuyimwambika no kumuhehaye mba ndabimenye kubw'amahirwe make rero umugore amaze kubyara tubura n'igikoma tubura tugemurira biraducanga muri ruraka umwana akarararira akirirwa arira ati se bimeze bite mwamuhaye ibere kumbi nyina aramuha ibere nta kintu kiri kuvamo yabuze igikoma ibaze kujya umuntu abyare akimara kubyara buri igikoma bantu mutwumva nubwo ntari kugaragara abantu mwatubonye nakuze ikiganiro ari kwa muganga nifashe kwitama buriya mwabantu mwe nuko hari igihe ureba umuntu mwaruhanye mwavunikanye umubabaro yagize ukareba ukavuga uti ntago nafata icyemezo cy'ububongo nsiga umuntu mu mubabaro yahuye nawo ngo nongereho undi nawe ubundi njye numvaga byandenze ngiye gusara ngo nirukanka ibitaro biri kubara amafaranga ibi n'ibi byose ukeneye kurya icyo gikoma ntikiraboneka ibi n'ibi tugeraho umuturanyi umuntu wari urwaye iruhande rwacu aza kuduha igikoma kuduha umubyeyi byageze aho njya kugura amazi atetse nkajya nshyira mu gahinja kari kurira kabuze ikintu kijya mu nda nkajya nkoze utuzi kandi ubwo niko abasekirite bari kunyirukana mu gitanda cy'ababyeyi aho abana babyariho baruhukira banyirukana nkabacunga kuri jisho nkaza niruka akana nkagaha utuzi urumva nyina ntiyanyeganyegaga urwo ni urugamba rwa mbere twanyuzemo kubw'amahirwe nkikora ikiganiro abantu baradufasha twishyura ibitaro tuvamo mbona igikoma cy'umubyeyi amashereka rwose tugeze mu rugo nk'uwo igikoma rwose yahise azana menshi ahubwo bantu nubwo ntari kugaragara ariko umubyeyi amashereka amubanye menshi umwana arayonka aramunanira none amabere aragenda arabyimba ibi bintu nakabivuze ndi kugaragara ariko kubera ko turi twenyine muri kunyumva kandi muranzi amabere agenda aba manini umwana kuyonka mbese byamurenze kubera amashereka menshi imana yarebye agahinda twagize mu bitaro amarira twagize twabuze amashereka twagize gute ariko aho umubyeyi anywereye ku gakoma aba menshi azira rimwe se twari mutazi rero mwabantu mwe amashereka abaye menshi mbonye umubyeyi arushye umwana atakibasha kuyonka ngo yarangize ari kwikama kwikama nako ntago umuntu ukibyara ntago imintuze bitarafunguka neza ku buryo yikama amabere arabyimba handi ibere rigenda riba rinini imoka iba nini handi umwana atabasha no kuba yayifata
bantu banjye ngiye umugore wanjye naramwonse ariko ntago namiraga umugore wanjye naramwonse nkajya mwonka ariko mfite ahantu nyashyira kugira ngo abanye kuko yararemerewe amashereka amubonye menshi hahandi ibere rikoraho kumva ryashyushye imitsi yareze umwana yakoraho kuri rimwe akaba arahazi aba menshi ngira kugira ngo uhure nyina nkajya nonka mfite akantu nyashyiramo iyo ni story ya mbere irangiye tuza gukurikiraho uko bamubaze aho bamubaze hazamo ama infection hasa nk'ahaturika hazamo amashyira dusubira kwa muganga baramudodora nta kinya baramwoza dufata icyumweru cyose kwa muganga kugira ngo tuzahave infection zashizemo hantu badodoye nta kongera kuhadoda ni ngombwa ko hisubiranye amaze kubona ko infection zashizemo niko kudusezera ati azajya aza kwipfukisha asibe rimwe ejo agaruke ubwo rero kujya Kacyiru kwipfukisha asibe rimwe agaruka moto byanga bikunze byari 2 bya moto kwipfukisha n'ibiki byose byatwaraga 2600 ubuzima nari ndimo ndeba ayo mafaranga kuyabona kandi none kugenda afite umwana w'uruhinja wenyine ahantu bajya kumwogereza bisaba ko usiga umwana ntago umujyana ndeba azajya kwa muganga asigira umwana umuntu atazi hari Kacyiru tuhabyarira abantu babiri babibye abana barabafata abana barabiba nkareba nanone ntago yagenda wenyine umuntu yasigira umwana atazi atizeye nabwo ntibyashoboka kuko aragenda akamaramo nk'iminota nk'icumi cyangwa 15 mbona kizaba ikibazo ubwo mbona byasaba tike yanjye niye ubwo ni 4 na 2600 byo kumukorera ibyo tukagaruka mbona 4 600 ku munsi mbona ntehe nahita nsara twagiyeyo rimwe cyakoze ariko bwa kabiri ntitwasubiyeyo hatwegeye se twagiye muri prive niho twagiyeyo rimwe ndavuga nti ariko se mbwira umugore wanjye ati wowe igihe ureba ibintu bagukoreshaho ubifate umbwira ibyo ari byo areba imiti ibintu byose araza arabimbwira ati bankoresheje ibi bari gukoresha nuko bari kubigenza igipfuko iki niki mbifata mu mutwe njya muri farumasi ndabyaka n'ibipfuko ndabigura umugore nkajya mwivurira nkajya nkuraho igipfuko nkajya mwiyogereza n'imiti nkongera nkashyiraho pamba nkipfukira pamba igashira nkajya kugura indi igipfuko cyo kiba ari kinini kuko ukigura cyose kiba ari ikintu n'ubu kirahari ntago cyashira umugore ndamwivurira nkajya mwiyogereza ngira gute birango by'amaganga biki ntago twabigiye twasenze Imana twizera Imana ko zakira hagenda hegerana cya gisebe kiregerana kigiye kirafatana birarangira biho gato tujya muri prive umuganga watubwiye ngo ngo bamukoreye nabi ngo bizasaba ko bongera bakamubaga kugira ngo hakire bakadoda ngo kujya mu mubiri ngo uringanire ngo kujya hajya gukira ngo wegerane hazahure neza ngo nawe ntago byahura ngo hasigara ikinogo numva none ngiye gusara ibyo biza kurangira umugore ndamwivurira nsenga Imana hari abantu bamfashije ariko ibyo byose ntibyaba haza no gukira rwose haregerana nk'uko abandi umuganga yari atubeshya ati bizasaba kongera kumubaga kugira ngo umubiri uringanire turabona ko umubiri usumbana ntabwo hakwegerana ahantu ibyo biza kurangira birangiye rero wariye njye ninjye uri kuvuga nubwo ntari kugaragara ariko ndi kuvuga njye baranzi wega impamvu z'ibi ntabwo nyine nabiteguye ariko mbivuze bitewe n'ukuntu uvuze ngo umugabo ngo twitaho ubwo numva urugamba nanyuzemo kandi ubwo nta mukozi nagiraga ninjye agomba kwita ku rugo umugore nta kintu yakoraga ibaze kujya guhiga kugira ubone ikintu umugore arya ubone pampa y'umwana kandi uzi kuri butaha ukanateka kuko ntago umugore kuba barambwira ati umugore ntagomba kunama ntago agomba kuba agaramye ku buriri agomba kugarama ntiyemere kubika inda ntiyemere kunama urumva byari bigeragezo bikomeye kuko njye igihe nicaraga handi mu kirakamarira kaza nkarira nkabona ko ubuzima burangiye kuko hari aho bigera ukabona umuntu ari wenyine ukabona uri wenyine
ukaba ufite umuryango ariko nyine ukabona uri wenyine. ariko byanyigishije gukomera, byanyigishije ku bibazo byose nanyuramo ngomba kwihangana ngafunga umutwe, kuko ibibazo nanyuzemo byari bikomeye cyane ariko nabiciyemo. Rero ibyo byose birangira umugore arakira, tuza kugira amahirwe umuntu adushakira umukozi wo kumufasha. Urumva njye byari bingoye kujya gushaka gukora ibiraka, ukaza uzi kuri bunatekera umubyeyi, byabaga ari ikibazo. Umwana kumwuhagira byabaga ngombwa ko nasegaga mwuhagiye, akakana mureba nakuhagiye kakivuka karenda nyina akira, nuhagira agahinja ntari n'umukobwa sha. Numvaga ngiye kujya umugabo yuhagira umukobwa bitabaho, kakarara karira amezi ya mbere, ibyumweru bya mbere 2 kavuka, nkarara nicaye nkateruye bukarinda bucya. Yasinziraga ku manywa, yasinziraga ku manywa. Urumva nyina we nta kintu yagameye gukora usibye umwana. Ubwo kurwana n'umwana tukarara twicaye, wenda nyina we ntabwo namukoragaho kubera ko nyina yari afite ibibazo akomerewe, ariko umwana nkarara nicaye muteruye arira. Yasinziraga ku manywa, nijoro akarara arira bugacya. Ngo nicyo mu nda byo simbizi. Ibaze ukicara uteruye umwana bugacya, kandi buri bucye ugomba kuzinduka ujya gushaka ibiraka kugira ngo urebe igitunga umuryango, kandi ngomba kugenda nkabikora niruka nkagaruka nkatekera umugore. Ubwo umwana asigaye amwuhagiye, ubwo niruka nshinga umutwe. Mbese nanyuze mu rugamba rukomeye. Hamwe nageze bambwira umugore ati mada tumbabarire uyu tubyaye. Ubwo rero muri ibyo bintu byose urumva twaciye mu bintu bikomeye njye n'umugore wanjye. Rero kuba vango ngo mwitaho kandi utumwa, abone igihe mba ntukoreye muzi igihe dore kwa gusohoka, wenda tuvanyeho birabyo muri nuza muri Expo, kuko ntago twariye nta nubwo twanyweye. Muri Expo twaritembereye, twaratarashije tugura utuntu, imyenda yo kwambara, ni ibyo gusa. Ariko njyewe ikintu mba nsaba Imana izampa ubushobozi kugira ngo umugore wanjye agahinda twagiranye, yabuze igikoma, imvune twagiranye twirirwa twirukanka twembi, akemera mu gihe tutarana umukozi nkasanga hari ibintu yakoze mu rugo kandi atabyemerewe. Niyo mpamvu rero ngewe iyo nkoze nkabona mbonye ibyo turya, nkabona nsaguyeho utuntu, abantereka nzigame nongeranye igihe kigire byibura mukure mu rugo. Kuko nibagiye kubabwira ibintu by'ubucuruzi bwe mu gihe umwana yari arwaye, cyabaye ibibazo birapfa. Yumva ifu ni ikintu kitabikwe, kibitswe kirapfa, byaba bihagaze. Nari ntarabibabwira ariko byabaye bihagaze. Ubu ari mu rugo turi gushaka ukuntu twakongera guterateranya tukarangura bundi bushyashya, ifu nshyashya, uko ifu itinze irapfa. Ntabwo wafata ifu ngo uyitereke mu nzu ibyumweru 2 ngo bikunde, byapfuye. Ubwo rero bakunzi bacu, nubwo ndeba umugore kurya byamunaniye, niba hazi niba ari kubera uri kwijijisha, anashire barangije kandi kumuruspa nini. Ubwo rero nge sinagaragaye uyu munsi uko twagiye ahantu turi twenyine. Urumva turi ahantu hatuje, nubwo hari ahantu ngo hepfo hahiye biri gusakuza, ariko yewe rwose umuryango wanjye ndawukunda, unanshimisha, tubanyeho mu buzima turimo. Iyo byagenze neza twese tubyumvikanaho tukajya dutarasiriza, usibye ko uyu munsi nakoze akantu ko kumutungura nyine. Ariko niba ari kwiyemera ngo yahaze kubera ari imbere ya kamera, wenda ninyikuraho tushobora kubirwanira. Bakunzi bacu turabakunda cyane, nk'umuryango mugari wacu ko mutureba. Twaciye muri byinshi ku buryo nta kintu, ku buryo sinzi ukuntu abivuga. Ibintu twaciye mu bihe bikomeye turi babiri, twaciye mu bihe bibi, ku buryo niba hari n'akabazo tugiranye tukaganiraho, nta wundi twajya kwitabaza ngo adufashe. Niba hari ibibazo duhuye nabyo reka turabimenya, ariko tugashimira abantu bose badufashije kugira tuve kwa muganga. Hari n'umubyeyi witwa Monique, we ntago tugipfa kuvugana, nawe ari mu bantu badufashije. Hari abantu badufashije twagiye tubura bagenda uko, ariko ikintu nabisabira nabo bajya batwumva. Niwe warafashije umuntu
jya unakurikirana umenye ahantu ageze n'ukuntu ubuzima uko ameze, kuko natwe tuba dushaka kongera kubavugisha, sinzi ukuntu twaburanye, wenda muba mufite akazi kenshi muri byinshi, ariko natwe tuba tugomba kugira tumenye ko ibihe twarimo uko turi kubashimira niba biri kubageraho. Mama Nesi rero nawe rero dore nsigaye nkwiteranya n'umwana we nkabwira umugore wanjye ngo ni mama Nesi ngo nafungure impano ye. Urumva ko nawe ni umuntu w'agaciro ukomeye cyane maze kutujya mu mutwe, dore dusigaye duteshaguzwa. Teresi tuzamwita Nesi mu minsi mike kuko ndi kumva binajyanye. Rero cawu reka iriya sosi njye kuyirya n'iriya burusheti umugore kumbeshya ngo arahaze, mu kanya ndabereka turi kurwana. Turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, share na comment. Turabakunda no kuri muri ku mutima. Haleluya. Amen. Bye bye. Umugore panashira imaze.